none ibyo bice wavuze ni n'urufunguzo nyine rukomereza aho ngaho. Ufite Katanga na Chop na Eddie Kapendi yarabyivugiye ubwe, nuvuga ngo na Kinshasa nta kiba gisigaye mu by'ukuri. AFCM 23 yigeze kugeraho ku giti cyanjye nkabona imvugo n'ingiro bisa n'ibitari kujyana, birahabanye, bikabona bisa n'ibihabanye rwose. Ariko ubu ngubu imvugo ya AFCM 23 muri iyi minsi irajyana n'ingiro, iri kujyana n'ingiro cyane rwose. Ndaguha urugero. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze, nitwa Jean de Dieu Ntakirutimana, hano ni kuri One Vision Rwanda TV, ndi kumwe na Semugeshi Bayingana. Ngo haye ikaze. Nakoze ikintu Jean de Dieu. Muri Sud Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyepfo twigeze kubabwira agace kitwa Rurenge, secteur hano Rubibe na territoire yitwa Kabambare. Abantu mudukurikira cyangwa se tubana umwanya ku wundi ijyana ku kindi, mwamwibuka tubabwira ngo secteur Rurenge iyo muri Kivu y'Amajyepfo hano Rubibe na Kabambare muri Maniema, intara ya Maniema iri kurebwa na AFCM 23. Makuru n'ubundi tutari twemeza, tutari twahagararaho mu by'ukuri, aravuga ko hariya muri Kabambare AFCM 23 yahageze, ndetse ngo yakoresheje inama ya mbere, nubwo n'abanyamashusho bakoresha yo abantu bari kubitangaza atari yo mu by'ukuri, ariko message yo iravuga ko muri Kabambare muri Maniema AFCM 23 official yaba yamaze kuhagera. Ngo byabisobanuye ikintu gikomeye cyane nko twaze tubivuga kwitangirira hanga tubigaruka. Yego, byabisobanuye ikintu gikomeye, wari ukomeje ku cy'amashusho, ariko abantu bibuke ko mu minsi ishize ibi dusa nko twabitangajeho tuvuga ko ibijyanye no gukoresha media cyane kuri bano barwanyi nkabo abo bwabo basa nkaho bagiye babigabanya, ariko amakuru uko byamera kose ntiyabura rimwe na rimwe. Nayo mpamvu ubona amashusho bishobora kuba rwose biri kugorana bakifashisha y'ahandi bagiye bakora kuganiriza abaturage, iyo mobilisation nk'ubwo buryo, ariko biri kuvugwa n'abantu barenze umwe, kandi amakuru nyine always aturuka mu bivugwa. Kandi kubona ya General Maheshe babonye abantu banakurikira babonye nayo muri Nord Kivu, muri za Rucuru niba nibuka neza, ariko kuganiriza abaturage. Niba abantu rero babonye kuri X amakuru ahari cyangwa si urukuta rwazo ari Twitter, babonye ko nyine Kabambare bashobora kuba bayigezemo. Biramutse ari ukuri koko kuzuye, biramutse ari ukuri, bivuze ko baciye ya curse yo kubarizwa muri zo ntara. Niya handi baba bahari, ariko bahari mu buryo bwihishe. Aha rwose baba bikoze noneho mu buryo navuga bweruye, bakava muri Kivu zombi bagira hara muri Maniema. Ubwo n'ubundi byerekezo byose birumvikana, ubwo Tanganyika n'ibindi bice byegera aho ngaho nabyo bifunguye kuri bo, kuko bamaze guca ukagozi kabazitiraga katumaga bitwa ko ari abarwanyi bo muri Kivu. Iyo terme nayo urabizi ko igikoreshwa tibara abarwanyi bo muri za Kivu. Aha ngaha rero ubwo ni ukwerekana ko ideology renze kure cyane bikorerwa muri Kivu, ahubwo no guhuriza hamwe nyine nakandi karengane kakorerwa mu zindi ntara cyangwa se mu bindi bice, naho bakaba bahagera. Hanyuma Kabambare rero hano muri Maniema, amakuru akanemeza ko haba hafashwe n'amirwano ibayeho nabyo kurasana. Kubera iki? Kubera ko ubushize tuvuga ibya Byirurenge, secteur iri hano muri Fizi, nubundi akenshi ubwo bivuze ko ibice babihegereye ikwarisi birimo ikizwa n'amaguru. Aha ngaha rero naho rwose mu kwinjiramo uko byagiye bigenda no mu minsi yatambutse. Aha naho rero ngo binjiyemo rwose nta kurasana kubayeho, kuko aho bari nyine ubwo kwarisi iri hafi aho, byange bikunde option bisigaye no gukizwa n'amaguru, kuko abakwiye kuba bahari babikora cyangwa se bahangana nabo nizabazalendo, ubona ko zirusha ubushake igisirikare cya leta n'iriya coalition. Ariko nabo muri iyi minsi niba ari kuvuga rumwe n'ubutegetsi bwabo, ngira ngo wajye ubona kenshi tu video twabigaragambye bavuga ko nta bikoresho bafite bihagije, cyane cyane nko muri Uvira no mu bice bihegereye. Maze iminsi mbona amashusho y'abahari bavuga ko bakeneye ngira ni imyigaragambye yeruka muri Uvira, twayikomeje ku munsi we cyane kuwa kabiri. Harimo ingingo zo gusaba ko za wazalendo zahabwa ibikoresho, bahabwa ibikoresho babashe kuba nibura bakingira cyangwa se bafasha mu iyo resistance. Niba n'abaturage bagezaho bakiri ibikoresho imitwe twita kari inyeshyamba, nuko rero bamaze guta icyizere mu ngabo za leta. So nahangaha rero usanga bakora resistance gake gake nizo wazalendo, ariko naha ntabwo bigize bibugo Kabambare biramutse ari ukuri rwose yabifunguye kuri bana barwanya. Iyo urebye kwihuta kwa AFCM 23 MRDB twirwaneho bajya mu ntara zinyuranye atari muri za Kivu zombi gusa,
ngewe mbona bishoboka ko ari nko gushyira igitutu kuri Kinshasa kurusha wenda no kuvuga ngo bashaka kuhalibera ngo bahamara umwanya munini cyangwa se hose bahafate bagire gute. Ye ku giti cyanjye mbona nko kuvuga ngo nubwo twebwe twagerageje dukunda gukoresha ijambo guha amahoro amahirwe, twagerageje kumvikana, twagerageje kwitabira ibiganiro, twagerageje kubahiriza bimwe mu byo twasabwaga mu biganiro, ariko mwebwe turabona nta kintu bivuze, nta kintu bibabwiye, mwidushuka rero, mwidushuka. Niyo uvuga ngo reka tubereke ko byose bishoboka, kuko nawe uri perezida burya rero reka nkubwire, ukumva ko intara imwe ebyiri haje ya gatatu haje ya kane. Ubwo impamvu mvuga ngo kane nuko tuvuga iyo maniyemo ngo tuvuga muri Kabambare bishoboka cyane ko bamaze kuhagera. Turavuga aho Katanga babandi bakatakatanga, uziko twabonye ko bashobora kuba ari allies ba Corneille Nanga. Hariya usibye ko nabonye n'amakuru avuga ko bavuyemo kubera ko FRDC ngo yabirukanye bamwe kanabafata n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ariko byose ni ibimenyetso bigaragaza ko izo ntara nazo zibishoboka cyane ko zajya mu maboko ya AFC M23. Yewe ushobora no gusanga bitagarukira ngo twaze tuvuga Kisangani buryo Edi Kapeni generali mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavugaga ati muri wo Katanga ndetse no muri Chopo. Ubwo muri wo Katanga bavuga wenda hari Lubumbashi, muri Chopo akavuga n'ubundi chef lieu hariya ni Kisangani, avuga ati hari hatafashwe ahandi hose bisanga nta kibazo. Ubwo na Chopo nayo birashoboka cyane mu bihe ntazi, ariko birashoboka bijyanye nuko hashobora kuba hari urufunguzo burya. Ikindi ariko tutakibagirwa ni Ituri. Ubwo zaba zibaye intara nimba mbaze neza 5 intara 5 buryo uri perezida. Ndavuga igihe byagenda ukuri umunsi w'ejo tuvuga CRP ya Thomas Rubanga ntabwo yigeze yitangaza nkaho ari allies ba FM23, ariko hari icyo bapfa bashobora no kuba banakorana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So icyo rero nshaka kuvuga, ntabwo uri perezida nawe ubwawe ushobora kumva utuje mu ntara 26 zigize igihugu, ukumva muri ntara 5 muri zo ziri wowe ntuzifite ubugenzura, no ziri critical. Urabyumva byanze bikunze byagutera igitutu kurusha uko, kuko niyo urebye abantu bashyigikiye Kinshasa ngira ngo ujye ubibona bashushanyije map ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, noneho baga highlightinga ahantu AFC M23 igenzura. Ubwo ni muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, utu duce dutoya, kuko nabwo ntabwo ari intara zose. Ukabona ba highlightinze ngo ngaho ni murebe iki gihugu kiri vaste gutya, ukuntu abantu bidoga ngo bagenzura aha hantu, ari nko kuminimiza ngo ni nkaho nta cyabaye. So mu by'ukuri ntabwo ari uko nta cyabaye, ariko noneho reka nkubwire hiyongeye uko hagenda hiyongera be-expandinga rumane muri izo ntara ebyiri bakajya mu yindi zikaba zibaye 5, byanze bikunze igitutu kiriyongera. Bango okay, mwebwe mwatweretse ko ntacyo bivuze kuganira natwe ndetse no kubahiriza ibyo tuvugana ntabwo mu bikozwa, reka tukwereke ko bishoboka. Reka tujya aha, reka tujye na hariya. Buriya n'igitutu mu baturage muri opposition kiriyongera, ariko ubundi wowe uri perezida ki abantu bafata intara yaha bagafata iyaha nkaho nta cyabaye, nta mirwano ihabaye, na riposte bikanga. Ibyo rero ngira ngo bishobora kuzamura igitutu kurusha nuko wenda ibiganiro byagira ibyo bisaba concession n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Igitutu nticyabura kuko uvuze ibijyanye n'izi ntara n'ukuntu ziri critical, mitanekereza ku bijyanye na borders, mipaka. Kongo ihana imbibi n'ibihugu 9, hanyuma rero ibi bice twavuze biri critical byahita bica umubano ushingiye ku mipaka nawo w'ingenzi cyane muri diplomasi. Uriko kuntu vira byagenze by'u Rwanda, Burundi, Kongo na Tanzania, ibihugu byose tubona biri hano hafi. Ubwo iyo turifashwe iyo AFC igiyemo Kivu zombi byo nibisanzwe, niyo Maniema cyangwa se uzatanganyika, wanakomeza iyo zo muri Katanga, no kuvanga ibihugu 6 mu bihugu 8 hana imbibi byabivuyeho. Kuvuga ngo Angola na Zambia igice kimwe, ariko kuko Zambia isa nk'ikomeza ayo muri bino bice byegera uburasirazuba kuri Tanganyika niho Zambia ikora cyane. Ubwo hariya yabivuyeho, yabivuyeho ndetse n'ibyo bice bindi bisigaye. So urumva gutakaza imipaka iguhuza n'ibihugu birenga 4
nabyo n'indi pressure ikomeye cyane. Nabyo ni ibice usanga baba bifite byinshi bivuze ku bucuruzi n'ubukungu bw'igihugu. Kubera ko imipaka kenshi unarebye ubucuruzi bukorerwa mu kirere no mu mazi ntago ibihugu byacu okay nibyo turi blessed ku bijyanye n'umutungo kamere, ariko bazi ibyo bihugu ubucuruzi akenshi bukorwa ku mipaka, ubukorwa mu mazi hagati y'u Rwanda na Kongo nko muri Kivu wabo buri minimum. Wenda hagati ya Tanzania na RDC bitewe na Tanganyika aho wavuga ko maybe byashoboka ko na gice cy'ubutaka n'umara gice cy'ubutaka gihari gihuza ibihugu byombi, ariko Burundi na Kongo ubucuruzi ubera ku butaka ku mipaka. So ibyo nabyo urumva ko ari ikindi gitero kigubwe ku bukungu bw'igihugu. None utirengeje ko ibyo bice ari bimwe mu bice birimo ibirombe, umuntu yavuga ko si ibya mbere muri Kongo gusa ahubwo binafite izina ku ruhando mpuzamahanga. Nk'iyi Rubaya bakubwira ko muri Sibura si icya mbere, Rubaya ntekereza ko ari icya mbere kuri Cobalt. Ntekereza ko ari icya mbere. Ubwo ugiye muri Hokatanga byabibaye ibindi bigira ngo Rubaya itanga Cobalt ku ijana bya Cobalt y'isi yose. Ikirombe kimwe gusa 30%. Ikirombe kimwe gusa urumva ko ni imibare nayo ikanganye. Ubwo wabara muri tourism murabizi ko ibi birunga biri active za Nyamurage na Nyiragongo biri muri bino bice. Ibirunga amashyamba gice kinini cya Congo Basin kiri muri bino bice turi kuvuga. So urumva ko ni igitero kirenze gusa ibyo bikangisho politique, ahubwo no mu zindi angles zifite aho zihurira n'ubuzima bw'igihugu nabwo byaba ari ikibazo. None ibyo bice wavuze ni n'urufunguzo nyine rukomereza aho ngaho. Ufite Katanga na Chop na Eddy Kapendi yarabyivugiye ubwe, nuvuga ngo na Kinshasa nta kiba gisigaye mu by'ukuri, nayo rwose ubuyifite mu gihugu risa nk'abo ari indirect. So urumva ko ni cyari ikibazo cyane kuri President Felix Tshisekedi. AFCM 23 yigeze kugeraho igiye ku giti cyanjye nkabona imvugo n'ingiro bisa n'ibitari kujyana, birahabanye, bikabona bisa n'ibihabanye rwose. Ariko ngira ngo nuko hari ibiganiro bavuga bati dushobora guprioritiza ibiganiro, ni bakunda kugaragara nk'abantu ba prioritiza ibiganiro gukemura ibibazo mu mahoro, reka mvuge gutyo. Bavuga bati gutya na gutya, ariko ukabona actions ntazo. Ariko ubu ngubu imvugo ya AFCM 23 muri iyi minsi iri kujyana n'ingiro cyane rwose. Ndaguha urugero. Ubutumwa rwose mpora nkotinga cyangwa nkunze gukotinga ahangaha, aho Bertrand Bisimwa wa AFCM 23 ni coordinateur wungirije yavuze ati ntabwo ibijyanye n'ubuhuza aho bigana twata umwanya wacu twibaza ngo ni hehe, kuko twamaze kubona ko umuhuza nawe ari muri iyo gahunda yo kurwana nawe nkarwana natwe. Avuga ngo igikurikiyeho ni ibikorwa, action ntiyavuze ngo ni action militaire, ariko tuzi ngo AFCM 23 kimwe mu bigikora no kurwana, kimwe mu bigikora no kurwana, nubwo bisigaye inakora aho maze kuribera yubaka ibikorwa remezo n'ibindi nk'ibyo ngibyo, nabyo ni ibikorwa. Ariko iyo uvuze ngo aho ibiganiro bigana ntabwo tugomba kuhibaza, kuko nkaho hagaragara hakurikiye ibikorwa, urabumva rwose ushatse kugije ko ari ibikorwa bya gisirikare ntabwo waba wabubeshye. Now ibikorwa bya gisirikare ubu nibyo biri kuvuga gusa. Uzanareba ibintu byo gutangaza ibintu byinshi, AFCM 23 ikavuga ngo ariko twagize dutyo none Kinshasa ntiyagize irya. Urimo kuba igihe kigeze kugera bakajya bavuga ngo ariko ko ido twemeranyijwe ibi nibi, twe tukaba twaragize dutya, mwebwe ko mutagize murike. Uribuka ko hagize kuba igihe kinini rwose babigenza batyo. Yego. Ubu hari ibyo kibona se? Ntabwo babaza ngo kubera iki twemeranyije ko mugomba kurekura abantu abanaba mukaba mutabari kure, kubera iki twemeranyijwe yuko tugomba gushyiraho wenda buffer zone, mugomba ku withdrawinga ahantu hanaha birometero ibi nibi, natwe harike kilometre mukaba mutabikoze. Gusa naho sinabyita gucomplaininga, kubera yuko bafite upper hand muri conflict. Sinabyita gucomplaininga, ahubwo ni nko kwibutsa ngo mwahaye amahoro amahirwe, kubera yuko ni mu byuhereza natwe ntabwo bakibikora. Ubu ngubu nge ntekereza ko bamaze kubona ko niba koko umuhuza ari Bergeron, bagomba kuba resolute kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho. Ngo natwe okay, ntabwo noneho tucyumvwa
mu buryo bw'ibiganiro, mu buryo bwo kujya inama, mu buryo bwo kugira ibyo dusaba, ma concession n'ibindi, reka dukoresha imbaraga za gisirikare. Uyitegereje niko bigenda, igisirikare nicyo gituma bibuka ko bafite urwego rwa politiki. Kenshi uzabibona kubera ko urwo rwego ruhabwa umwanya, kubera ko igisirikare nyine kiri gupushinga, kiri gusunika hahandi bizahagurutsa abadiplomate cyangwa se bizatuma umutima uterera mu kirere, abanyarwanda babivuga, kubera ko ntabwo uri buze gusinzira ibi bya Kabambare biramutse ari byo, wumvishe ko bafunga indi front, kuno gufunga indi front, yego ntabwo uri buze gusinzira, ntabwo uri buze gusinzira ubizi ko bari gufata ibice biri buze kuba batandukanye n'ibihugu byitwa ko mufitanye ubushuti, ubwo bucuruzi bugiye guhagarara, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bigiye guhagarara. So iyo pressure rero y'igisirikare ni nayo ituma haba iyo pression diplomatique. Noneho twongeye dutekereza ko iyi baduhanganye nabo bafite nyine iyo team, iyo political wing, dushobora kwicara tukagira ibyo twemeranya. Uretse ko n'ibikuwe mu biganiro ubwabyo kuba bitubahirizwa, hari icyo navuga nka arrogance impande zombi hagati ya AFC 23 ndetse n'uruhande rwa Kinshasa. Reka ngo urugero rworoshye, ngira ngo tariki ya mbere y'ukwezi kwa 7 nibwo byamenyekanye ko hari imfungwa 15 zo ku ruhande rwa M23 zari ziri muri Beni. Ubu tuvugana hashize ukwezi, twitakishije uyu munsi, hashize ukwezi n'iminsi 6 irenga izo mfungwa ziri muri Beni. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 bari bazizanye kugira ngo habeho ira swap, kimwe mu bigize amasezerano ya Doha cyangwa ibiganiro, kuko yarataragerwaho nk'amasezerano, ibyo umuntu ashobora kwita ko ari uguha amahoro amahirwe. Ukibaza abo bantu ko barekwe bakuye Kinshasa bakazanwa muri Beni, haburi kingo habe hiyo swap. Urumva nyine ubyise arrogance, ntabwo waba wibeshye. Kubera iki ni impande zo mbubona ahari zisunikana cyangwa zihana impamvu mu gikaratwe tutabona, zihana impamvu zituma buri wese akomeza kumva ko kwinangira maybe bizankorera, reka nkomeze bundi ngeragize igisirikare, why not cyo kubita nkabona goma ndayifashe. Ntabwo rero naba nyifite ubwo bushobozi mujye mu biganiro. Aba nabo bati noneho ni mwanga turi hano, mwanze turi muri metero 100, reka tugere mu kilometero turebe, ahubwo noneho muza no kumeza biganiro, rega buriya M23 buruka ifata ibice ni upper hand, ni ukuvuga ngo iyo bargaining power na ibizamuka n'ibizamutse rwose, ibizamuka n'ibice bari gufata. Ni AFC M23 ubona ya ahantu imaze iminsi Kivu zombi yanakoze icyo umuntu yakwita guverinoma. Umuntu avuze ko yakoze igihugu kitari cyuzura neza, ntabwo yababeshye. Nabonye itangazo ry'ejo nijoro bashyizeho abantu ibintu bijyanye n'abacamanza. Abacamanza ni rumwe mu nzego, cyangwa se ubucamanza ni rumwe mu nzego ziba zigize igihugu. Ziba zigize igihugu, arabizi ko no mu bice bigize ubutegetsi haba harimo n'ubucamanza. Ni ukuvuga ngo ni ubutegetsi, yego, executive, legislative ndetse na judiciary. Ni ukuvuga ngo ubwo rero kuba bakomeza gukora iyo bwabaga ngo bavugurure ubutegetsi cyangwa se bashyireho ubutegetsi, reka nabyite gutyo, buryo ahantu hari guverineri, hari vice guverineri, abo bantu baba muri guverinoma. Rega bivuze ngo hari guverinoma. Reka wenda tunababwire ibyo ngibyo nk'iryo tangazo icyo bavugaga. Ni itangazo ryagiye hagaragara, jye nabonye mu saa 11 n'indi minota gutyo mu gitondo, aho bavuga ko ari icyemezo, ubwo abantu baranabyisomera kuri iryo tangazo, icyemezo nomero 115 akarongo corde Paul, ubwo ngira ngo ni coordination politique akarongo AFC 23 akarongo SB akarongo 2026, icyemezo kigaragaza ko hashyizweho chef de département ndetse n'aba chef de département bungirije mu bijyanye cyangwa se bashinzwe justice, harya ni ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Abo ngabo ni Maître Chubaka Mashamba Jean Philippe, sinzi nansomye amazina ye neza segura, ni chef wa departement y'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Hanyuma hakajyaho abandi bametere babiri, Maître Shyaka Jean Paul, banyango nguni no mu Rwanda fone tubyumva,
akaba arukuriye departement wungirije ushinzwe ibyo bita reforme judiciaire ngo bo bagiye no nk'impinduka zishobora gukorwa yego mu mategeko hari amategeko birakomeye uvanga itegeko shinga nicyo baba bakoze ubundi no guhindura itegeko shinga mu buryo buri indirect yego hano twebwe ibyo bya Kinshasa ibyo ni ibyanyu birabareba reka dushake ni nko kurema itegeko shinga yego nko kurirema rwose. Uyu ni Maître Mugisha Tibasima Emmanuel n'ukuriye departement wungirije ushinzwe uburenganzira bwa muntu. Kuvuga ngo ejo bundi ntimuzigere munazanye cyo kuvuga ngo uburenganzira bwa muntu ntibukurikizwa kandi dufite umuntu ubishinzwe. Yego nadushinja kutubahiriza uburenganzira bwa muntu kandi twe dufite umuntu ubishinzwe nibyo uburenganzira bwa muntu. Ni Maître Mugisa ni Mugisa baya ni Rigande Mugisa Tibasima Emmanuel. Abangaba rero bakaba bagomba guhita batangira izo nshingano muri bitangazo kw'itariki 5 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2026 ryasinyweho na Colonel Nanga mukuru ndetse n'umwungirije Bisimwa. Ubwo nuko bimeze rero itangazo ya FM23 rivuga ngo twashyizeho abantu bakuriye departement ishinzwe ubutabera ndetse n'amategeko y'uburenganzira bwa muntu kugira ngo noneho hanabeho uguhindura amategeko. N'ibintu bikomeye cyane burya abantu baba bireba urabona ko bafite ahazaza, bafite vision, bafite ibyo bari kureba. So kino kiganiro reka mbashimire mwese mwadukurikiye komeze kubana.